Mwiriwe nanone nkuko ubusanzwe kuri channel yanjye twungurana ubumenyi kuri ICT. Uyu munsi nifuje ko twafatanya kubiga imibare cyangwa se abakenera imibare uko ushobora gushyira mathematical equations muri document yawe. Turatangira ufungura Microsoft Word, ufungure urupapuro rushyashya rwa document yawe. Katuvuge ko tugiye gukora iyi work, donc tugiye gushyiramo iyi equation. Uri kubona irafite imigabane, ifite power n'ibintu byose. Mbere na mbere turabanza tujye kuri document yacu, tukirike kuri insert kuko dushaka kwinsertinga mathematical equation. Klikeho, numara guklikaho murabona hejuru bagenda baguha ama symbols agiye atandukanye ndetse na function bitewe n'uburyo uri buyandike. Tugarutse kuri rwa rugero rwacu, muri kubona mbere na mbere dukeneye umugabane, dukeneye na power. Katubanze turi recognizing iyi power. Bagaruka kuri document, bakiritse kuri insert, uri kubona iyi script. Nukirika hano barakwereka main options, dukeneye ya mbere, tuyikirikeho. Ugaruka muri document, hariya kuri power dufite 10. Ushobora kubanza tukaryandika, ushyiraho power dufite 10. Ni uburyo bwinshi, ushobora guhera ku by'imbere ibi ukaza kurishyiraho nka nyuma, ariko bisemo kugira ngo tubanze turishireho kugira ngo bize kuba bigaragara neza. Nituzamo imbere dufite amaterms abiri, dufite imwe itari fraction tukagira na fraction. Ubwo reka tubanze x ya mbere, ndandika x guteranyaho icyo tugezeho ni umugabane. Ugera ku mugabane urasubira hahandi uri kubona fraction. Nukirika kuri fresh barakwereka ubusuye nyinshi, dukenera iya mbere. Hejuru twari dufite kuri document yacu dufite 2/x, turandika kabiri hejuru. Nugera hano munsi naho dufite x squared. Uri kubona ko tena irongera ikadusaba power. Urahita wongera usubireho ujye kuri iyi option ya script, kirikeho n'ubundi ko dukeneye power baguhereze, then x power 2, ubundi dushyireho za bracket nkuko zari zatanzwe. Bikaba birarangiye. Reka turebe ku rugero rwa kabiri. Tuvuge ko dushaka kwandika iyi option, donc iyi equation. Mbere na mbere turabanza tujye kuri document yacu, n'ubundi ibingibi nshobora kubisiba. Tujye kuri insert equation, duklikeho. Dufitemo tangent ya x plus y. Andike tangent tan bracket x plus y, then bracket equal. Duhita tugera ku mugabane. Nujya ku mugabane urahita ujya ahandi, n'ubundi wakiritse kuri insert ujye ku mugabane. Uri kubona dufite fraction, klike kuri ya fresh bagwe option ebyiri. Hanyuma hejuru kuri numerator dufite tan x plus tan y. Twandikamo tan x plus tan y. Hasi kuri denominator dufite 1 minus tan x times tan y.
biroroshye cyane. 1 minus tan x times tan y. Wow, ndatekereza uwari ufite ikibazo cyangwa se byagoraga gushyira aya ma equations n'aya functions mu mibare ndetse n'ama symbol, uwo byaberaga ikibazo ndatekereza gikemutse. Muri video zitaha urasabwa gukora subscribe, unshyigikira mu buryo bwa financial, ariko kandi unanshyigikira kugira ngo nkomeze kugira imbaraga, donc no kumotiva kugira ngo nkomeze kubategurira ibindi bintu bibafitiye umumaro. Murakoze cyane, naho ubutaha. Don't forget to subscribe.